ubwoba kugira ngo tubone agaciro imbere y'ibiturwanya, imbere y'ibidutesha agaciro. Na n'ubu Imana iracyihesha icyubahiro mu ruhande rw'abantu bakomeje kugirira Imana icyizere. Hereza icyubahiro. N'ubu ngubu igira ibintu itera ubwoba, yarabikoze. Turagenda, hari ibintu Imana yakoze bikomeye. Dutega lifuti, imodoka iragenda isubira inyuma. Imajije gusubira inyuma baravuga bati murajya hehe? Tugiye i Nyanza ya Kicukiro. Baravuga bati nimujyemo, hari gare. Bahita bamanura amakari. Harimo abagabo babiri. Umwe ahita azama inyuma afata inkoni, ati mwebwe mugenda mutesha abantu umutwe. Ahera ku muntu wari undi iruhande bamukubise urushyi, ati niko wagisamba ugiye hehe? Umukobwa twari turi kumwe ati mutubabare mw'ababyeyi mwe, ati no munsi turabereka. Twakubitiwe inkoni nyinshi muri iyo modoka, kandi tuvuye gusenga Imana. Barongera baradukubita, wavuga bakagukubita inkonji. Yarafitemo agafuni aho, aravuga ati mukarebe. Turagenda tugeze Kicukiro, tubona turaharenze Sonatibe. Turagenda tugera za Rwamagana. Genda neza bimeze gute? Nukubera ko dusigaye twambara ibidukwira. Kera baga wambaye igikweto kikuru, tugenda ugikurura gutya, wambaye amapantaro ameze gutya, warangiza abantu bakabona udasobanutse. Ariko Imana itugarutseho, Yeriko imajije kuziritura, iradusobanura, turasobanuka. Muyimpera icyubahiro, muyikomera amashyi menshi. Imana yakoze iby'imbaraga. Imana yarituye Yeriko, na n'ubu ngubu ikomeje kuziritura. Haleluya. Nawe Imana yohereze marayika aze kuritura Yeriko zawe. Twubike imitwe dusenga Imana. Muri iri teraniro, reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Mu gitabo cya Yesuwa, igice cya mbere. Turasoma ku murongo wa mbere. Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa mbere. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye. None ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabibwiye Mose. Turongera dusome mu bice byaho bitandatu. Ibice bitandatu. Turahera ku murongo waho wa mbere. Yeriko hari hakinze cyane kuko batinyaga Abisiraheli, ntawasohokaga kandi ntawinjiraga. Uwiteka abwira Yesuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Dusimbuke ku murongo wa 10. Yesuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane. Ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurure amajwi, muzahere ko muvuge. Dusoreze rwandiko rw'Abaheburayo. Abaheburayo igice 11 ku murongo wa 30. Haravuze ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Tugiye kuganira iri jambo nahaye intego ivuga ngo kwizera ni intwaro dukoresha tukanesha. Haleluya, haleluya, haleluya.
ndabasaba ko mwatega amatwi mukareba aha. Twasoje gusoma, tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Kwizera ni intwaro umukristo akoresha akanesha. Iki ni igihe cyari gikomereye Yesuwa. Ntago byari byoroshye kuba yasimbura Mose. Mose yabanye n'Abisiraheli bambukana inyanja, ubwo Imana yari imajije kwicishamo umuhanda bitoroshye. Mose yari afite ubutware bukomeye cyane, ariko igihe kiragera Mose arapfa. Amajije gupfa, Imana ihamagara Yesuwa, kuko n'ubundi yari umufasha wa Mose. Iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye, ariko nubwo yapfuye urugendo rurakomeje. Ntago byari byoroshye, ariko Yesuwa yumvira Imana kandi agira kwizera, yambukana n'Abisiraheli. Ndavuga ibintu byinshi bitandukanye by'ingenzi, kandi nifuza ko wamenya. Akenshi hari igihe tuza mu rusengero ariko tugatahana bikeya. Turi ku ntego ivuga ngo kwizera ni intwaro dukoresha tukanesha. Iki gitabo cya Yesuwa kirimo ibintu bine bidasanzwe cyatumye Abisiraheli bongererwa kwizera. Icya mbere, kwari ugukama kwa Yorodani. Yorodani ntago wari umugezi usanzwe, kandi Mose niwe wari ufite inkoni, yajyaga ayirambika hejuru y'amazi hagakoreka igitangaza. Yosuwa wari utangiye umurimo ari mushya, nta nkoni yari afite, ariko nubwo atari afite inkoni yari afite ijambo yari yabwiwe n'Imana. Haleluya! Mu gihe cyose ufite ijambo wabwiwe n'Imana, ntukagire ubwoba. Nubwo wahura n'ibikomeye, ariko waravuganye n'Imana. Jya utunga kwizera gusa, upfa kuba waravuganye n'Imana. Yesuwa rero kuko yari yaravuganye n'Imana, iyi Yorodani mu buryo budasanzwe, nta mwanya dufite wo kuyisobanuraho, ariko yarakamye. Ikindi gitangaza cyabayeho muri iki gitabo ni igitangaza Imana yakoreye Abisiraheli. Ubwo Imana yohereje ku mugaragaro marayika wayo akaza kurwanirira Abisiraheli. Ibi bishaka kuvuga ko mu gihe turi gusenga Imana, dufite kwizera guhagije, Imana ijya yohereza ingabo nyinshi mu buryo butandukanye zikarwanirira abakiranutsi. Mu rugamba ufite urimo urarwana narwo, mu ntambara ufite, urasabwa gukomeza kugirira Imana icyizere. Izohereza marayika azakurwanirira, kandi namanuka marayika w'Imana ntabwo uzaneshwa urugamba, ahubwo uzarutsinda. Igitangaza cya gatatu ni igitangaza cyo kuntu inkike z'amabuye zaridutse. Aha turi buze kuhasubira kuko niho tuza gusoreza. Igitangaza cya kane ni igihe bari ku rugamba barimo bararwana, bugiye kwira Uwiteka araza ahagarika izuba kugira ngo babashe kurwana habona. Haleluya! Hari igihe duhura n'intambara zikomeye tukabona bugiye kutwirana, ariko Imana ikaba mu ruhande rwacu. Iyo Imana ije ikaba mu ruhande rwacu, turarwana kandi tugatsinda, intsinzi ikagaragara. Imana tuhereze icyubahiro. Amen. Reka mvuge ibindi bintu bine byatumye Imana irwanirira Abisiraheli. Amen. Ibintu bine byatumye Imana irwanirira Abisiraheli, cyangwa se impamvu enye zatumye Yorodani ikama. Tukiraho, impamvu ya mbere, Yorodani yakamye. Yesuwa 3:7. Ntago tuhatinda. Iyi mpamvu
nuko Imana yashatse kubahisha Yesuwa. Abantu b'Imana, Imana ijya ibubahisha. Mu bihe bitandukanye Satani ashaka kudutesha agaciro, ariko Imana ijya yubahisha abantu bayo. Nawe Imana ikubahishe mu bishaka kugutesha agaciro. Imana ikubahishe. Ibi Imana yabikoze mu mugambi wayo. Cyari ikibazo gikomeye bageze kuri Yorodani, ariko Imana ikora iby'imbaraga yubahisha Yesuwa. Duhereze icyubahiro. Icya kabiri cyatumye Yorodani ikama, kwari ukugira ngo izamurire kwizera abana ba Isiraheli bari batangiye urugamba, kuko abakera benshi muri bo bari barashaje hatangiye urugamba abana bakiri batoya. Imana yongerera kwizera, ndetse Imana yongera kubahesha agaciro, ikamisha inyanja kugira ngo abana bari batangiye urugamba bamenye ko Imana yakoze kera nabwo igikora. Mbibutse ko Imana uko yari iri ejo n'uyu munsi niko ikiri. Na n'ubu iracyakora imirimo n'ibitangaza, na n'ubu iracyaca inzira aho zitari tugatambuka. Imana tuyikomere mu mashyi. Impamvu ya gatatu, Yorodani ya kane. Impamvu ya kangahe? Kwari ugutera ubwoba ab'i Yeriko, kugira ngo bamenye ko Imana yabanye n'Abisiraheli kera ikiri mu bwoko bwayo. Na n'ubu ngubu Imana hari ibyo igitera ubwoba, kugira ngo tubone agaciro imbere y'ibiturwanya, imbere y'ibidutesha agaciro. Na n'ubu Imana iracyihesha icyubahiro mu ruhande rw'abantu bakomeje kugirira Imana icyizere. Hereza icyubahiro. N'ubu ngubu igira ibintu itera ubwoba, yarabikoze. Icya kane kirakomeye cyane. Amen. Impamvu ya kane yatumye Yorodani ikama, kwari ukongerera kuremera ubuhamya bushya Abisiraheli. Amen. Ubu bwari ubuhamya, kuko muri Yorodani bakuyemo ibihamya. Haleluya. Nawe Imana ikuremera ubuhamya bushya. Biracyashoboka ko Imana yaburema. Ibi yabikoreye Abisiraheli, ibaremera ubuhamya bushya. Bari bafite amakuru ya kera, bari bafite ubuhamya bwa kera, bari bafite ubuhamya bw'ukuntu babonye inyanja ikama bakayambuka n'amaguru. Imana yabaremeye ubundi buhamya, haboneka inzira kuri Yorodani barambuka. Nawe Imana yongere iguhe ubuhamya bushya. Amen. Imana iguhe ubuhamya bushya. Kwizera ni intwaro dukoresha tukanesha. Amen. Reka mvuge ibintu bine byatumye Yeriko iriduka. Kandi nawe ufite Yeriko, ariko Imana iracyafite imbaraga zo kuritura. Hereza icyubahiro. N'ubu ngubu igira ibintu itera ubwoba, yarabikoze. Icya kane kirakomeye cyane. Amen. Impamvu ya kane yatumye Yorodani ikama, kwari ukongerera kuremera ubuhamya bushya Abisiraheli. Amen. Ubu bwari ubuhamya, kuko muri Yorodani bakuyemo ibihamya. Haleluya. Nawe Imana ikuremera ubuhamya bushya. Biracyashoboka ko Imana yaburema. Ibi yabikoreye Abisiraheli, ibaremera ubuhamya bushya. Bari bafite amakuru ya kera, bari bafite ubuhamya bwa kera, bari bafite ubuhamya bw'ukuntu babonye inyanja ikama bakayambuka n'amaguru. Imana yabaremeye ubundi buhamya, haboneka inzira kuri Yorodani barambuka. Nawe Imana yongere iguhe ubuhamya bushya. Amen. Imana iguhe ubuhamya bushya.
kwizera ni intwaro dukoresha tukanesha. Amen. Reka mvuge ibintu bine byatumye Yeriko iriduka. Kandi nawe ufite Yeriko, ariko Imana iracyafite imbaraga zo kuritura Yeriko mu gihe Imana ifitiye icyizere. Iyo turebye amakuru ya Yeriko uko yagiye ivugwa mu bihe bitandukanye, abantu bagiye bayivugaho mu buryo bwinshi. Hari abavuga ko Yeriko yari ndende cyane, ifite metero 12, mu bugari ikagira metero 6. Cyari igikuta cyubakanywe ubuhanga bukomeye cyane, kuko bari baramenye amakuru y'Abisiraheli, bagerageza kwikingira mu buryo budasanzwe, bubaka icyo gikuta kugira ngo Abisiraheli batazabageraho. Cyo koza kuri ubu, iyo ugeze muri Isiraheli uko nabibonye, icyo gikuta nta gihari, ariko ubwo mperukayo, aho hantu hari igihuru, aho hantu nta nzu ihari. Kandi mubyibuke ko byavuzweho kuzagerageza kuhubaka wese azagira ibibazo. Aho ntago ndimo ndahatinda, ariko iyo Imana yamajije gusenyera umukiranutsi Yeriko ye, umuntu agahaguruka yongera kuza kumwubakira Yeriko, Imana igira icyo ikora kugira ngo igaragaze imbaraga zayo, kugira ngo Imana igaragaze kunesha kwayo, kugira ngo Imana igaragaze ko ibyo yakoze kera na n'ubu bigishoboye gukora. Icyo nicyo cyasobanuraga yuko Yeriko ikuweho, umuntu uzongera gushyira Yeriko imbere y'Abisiraheli, Imana izihesha icyubahiro, ikamwereka ko ari Imana ireba, ikamwereka ko ari Imana ikora, ikamwereka ko ari Imana ishoboye. Icyo dusabwa, turasabwa kwigirira icyizere. Yeriko yari iteye ubwoba, ariko ryari isezerano Imana yari yarasezeranye n'Abisiraheli, kandi yari yarabibwiye Yesuwa. Twihute turebe izo mpamvu enye. Impamvu ya mbere yatumye Yeriko iriduka, kandi nawe ufite Yeriko yawe, hari icyo nshaka kukubwira gishobora gutuma Yeriko yawe iriduka ikavaho. Ni ikibakoze gikomeye, kwihana ibyaha. Nicyo bakoze igikorwa cyo kwihana ibyaha. Yesuwa 5:3 kugeza ku 9. Imana yabwiye Yesuwa, iramubwira ngo nafate Abisiraheli batakebwe, ashake amabuye atyaye, namara gufata amabuye atyaye abakebeshe ayo mabuye atyaye, narangiza kubakebesha amabuye atyaye barangije gukebwa, ngo bagende bajye mu ihema, nibamara kugera mu ihema batinde mu ihema. Ikimenyetso cyo gukebwa ni ikimenyetso cyo gukuraho ibyaha, ni ikimenyetso cyo kwiyeza, ni ikimenyetso cyo kwiyambura ibibaremereye. Barangiza kwihana ibyo byaha bakagenda bagatinda mu ihema. Ihema turimo turavuga uyu munsi, iyo umajije kwihana ibyaha byawe ukaza mu rusengero ukarutindamo, Imana iguha andi masezerano mashya. Iyo umajije kwihana ibyaha, iyo usenze Imana urayumva, iyo utabajira gutabara, iyo ihamagaye iraza. Icyo ni cyo Abisiraheli cya mbere bakoze, babanje gukuraho ibyaha byabo. Barangije gukuraho ibyaha byabo baragenda batinda mu ihema. Amen. Iyo ni impamvu ikomeye yatumye Imana ibana n'Abisiraheli. Yesuwa 6:3 twahasomye. Impamvu ya kabiri, bemeye kwizera Imana, bakora ibimeze nk'ubusazi.
bumvira Imana. Kubabwira ngo hari ibintu tujya tuvuga iyo turi gusenga cyangwa turi mu masengesho, tukavuga ngo dukuremo logique. Iby'Imana iyo twashyizemo logique ntago bishoboka, ntago bikunda. Ibi rero tubabwira byatangiye kuva kera. Yesuwa yabwiye Abisiraheli ko bagomba kuva mu byo bibwira no mu byo batekereza no mu byo bazi, babwirwa kuzenguruka Yeriko 7. Amen. Iyi ni intwari ikomeye bakoreshaga. Wareba igikuta uko kireshya, wareba ingano yacyo, ngo barazenguruka. Amen. Birashoboka ko nawe urimo urazenguruka. Iyi ntwaro irakomeye. Bemeye kumvira Imana, bakora ibyo babonaga ko bidashoboka. Ariko Imana ikizakubwira uzagikore. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibyo ubona bidafite icyerekezo ku Mana bifite icyerekezo. Ibyo ubona bidafite igisobanuro, iyo twizeye Imana tukayigirira icyizere, twebwe dukora iby'Imana itubwiye, Imana yarangiza ikajya mu kazi gakora. Iyo turimo turumvira Imana, Imana hari ibintu urema. Iyo turimo turumvira Imana, hari ibintu ikora mu buzima bwacu. Bishobora gutinda ariko Imana ikabikora. Abisiraheli bemeye kumvira Imana, barazenguruka. Icya gatatu, basabwe guceceka muri urwo rugendo rwo kuzenguruka. Guceceka. Hari umuntu bigeze kubwira ngo se umunsi washira utavuze ati ntago nabishobora. Ariko Abisiraheli basabwe guceceka. Bazenguruka bacecetse. Bazenguruka bacecetse. Bazenguruka bacecetse. Wowe urimo urazenguruka ucecetse cyangwa urimo urazenguruka usakuza? Bumviye Imana, bubahiriza amabwiriza. Umunsi wa mbere barazabasabye bemerere Imana bazenguruke, kandi nyuma yo kuzenguruka bazenguruke bacecetse. Ntago ziriya nkike z'amabuye zari kuriduka. Abantu muri no misi bafite urusaku. Abantu muri no misi barimo barasakuza. Abantu muri no misi bari mu bintu bitabareba. Abantu muri no misi ntago barimo baregera Imana. Abisiraheli barazengurukaga, barangiza kuzenguruka bakagenda bagatinda hehe? Mu ihema. Niyo ntwaro bakoresheje. Intwaro ya nyuma ndaza kwisorezaho, ariko reka mbibutse Igitabo cy'Abacamanza mu bice 7 ku murongo wa 16, twongera kubona umugabo witwa Gideyoni ari ku rugamba, intwaro yakoresheje. Amen. Natwe turimo turasabwa n'Imana kuyigirira icyizere, tukayigirira icyizere, tukizera Imana, kandi turimo turasabwa n'Imana gukiranuka, kuko Abisiraheli babanje gukiranuka. Reka mbabwire intwaro 3 Gideyoni nawe yakoresheje kugira ngo atsinde urugamba rutari rworoheje. Aho bagerageje gutera, Imana ikabareba ikavuga terega ntago bishoboka, muracyakomeje kuba benshi, kandi ndashaka kwihesha icyubahiro nk'Imana ishoboye. Intwaro Gideyoni yakoresheje n'intwaro 3. Tekereza urugamba rwuzuye abasirikare benshi ugiye kurwana nabo, ariko ukabwirwa ngo icya mbere uri buze gukoresha ni ikondera. Ikondera. Icya kabiri ngo ni ugukoresha ibibindi. Ibibindi gusa. Icya gatatu ni ugukoresha urumuri. Izi nizo ntwaro Gideyoni yakoresheje ku rugamba. Nawe Imana hari intwaro irimo iragusaba gukoresha. Harimo intwaro yo gukiranuka, harimo n'intwaro yo kwizera, harimo n'intwaro yo kuyumvira. Ibyo nubikora, Imana iri buze kukurwanirira, Yeriko yawe izasigara yabaye amateka. Ibi nibyo bakoresheje ku rugamba. Barangije kubikoresha, Imana yihesha icyubahiro kuri Gideyoni, urugamba ararunesha. Imana iragusaba kuyumvira. Intwaro ya 4 bakoresheje ni intwaro yo kwizera. Imana iragusaba kuyigirira icyizere. Abaheburayo 11 ku murongo wa 30 havuze ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Yeriko ziriduka
bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera, ese Imana uracyayifitiye kwizera? Tukavuga ngo kwizera ni intwaro dukoresha tukanesha. Amen. Ntago ndengaho, ndashaka ko dusenga. Ni byinshi bihari twavugaho, ariko Imana iragusaba kongera kwigirira icyizere. Imana iracyakora, Imana ifite imbaraga. Ibi Abisiraheli barabyubahirije, barangije kubyubahiriza, Imana iza mu ruhande rwabo banesha urugamba. Ese Imana uracyayifitiye icyizere cyangwa icyizere waragitakaje? Yeriko turazifite ni nyinshi, dufite Yeriko nyinshi. Birashoboka ko hari ufite Yeriko y'uburwayi. Ndagutangariza ku mugaragaro ko iyi Yeriko y'uburwayi ufite Imana yayikuraho. Birashoboka ko ufite Yeriko y'ubukene, iyi Yeriko nayo Imana igikuraho. Birashoboka ko ufite Yeriko y'urushako, birashoboka ko ufite Yeriko y'amadeni, birashoboka ko ufite Yeriko y'intambara zitandukanye, birashoboka ko ufite Yeriko y'inzara. Nje kubabwira ko Imana igifite imbaraga zo kuritura Yeriko uko yabimeze kose. Imana nuyigirire kwizera ukubahiriza ibyigusaba gukora, Imana izaza imbere yawe, Yeriko izaba amateka. Abisiraheli nyuma yo kubahiriza amabwiriza n'iby'Imana yabasabye, Yesuwa yaragiye yegera Yeriko, arimo arayitekerezaho, arayireba, arimo arayitegereza. Haleluya. Mbibutse ko mu by'Imana yari yabasabye gukora byose bari babyubahirije, ndetse ntago nababwiye impamvu Imana yabasabye kuzenguruka bacecetse. Impamvu ya mbere yababwiye kuzenguruka bacecetse ni ukugira ngo hatagira uca undi intege. Birashoboka ko bari kuzenguruka 3, umwe akava mu wandi akamubwira ati se urabona ibi bintu bizashoboka, iba atari ubusazi. Imana iragusaba kuyigirira icyizere yo yibereye mu kazi. Ibyo udashoboye yo irabishoboye, ibyo utabona Imana irimo irabibona. Abisiraheli bashyize mu bikorwa iby'Imana yabasabye, Imana irizira. Yesuwa ahagaze Yeriko arimo arayitegereza, ngo agiye kubona ku mugaragaro abona Imana yohereje marayika. Haleluya. Nawe Imana ikoherereze marayika mu kibazo cyawe, nawe Imana ikoherereze marayika mu kigeragezo cyawe, nawe Imana ikoherereze marayika mu ntambaro urimo urarwana nayo. Yesuwa agiye kubona ngo abona marayika arahagaze, ariko amubona nk'umusirikare uje ku rugamba. Yesuwa nk'umuntu w'umusirikare nawe aramwitegereza, aramubwira ngo wa mugabo we, uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Uwo Imana yohereje aravuga ngo oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Mu gihe twumviye Imana, Imana ijya yohereza ubushobozi ku bantu bayo, Imana ijya yohereza imbaraga ku bantu bayo, Imana ijya yohereza ubutabazi ku bantu bayo. Yaravuze ngo nje nonaha kubera impamvu. Haleluya. Nawe Imana yohereze marayika aza kuritura Yeriko zikuri imbere, nawe Imana yohereze marayika aza kugira ibintu ahirika, aza kugira ibintu akuraho. Imana tuyihereze icyubahiro. Reka mbabwire ko Imana yohereje marayika tukamubona. Mu gihe twari twizeye Imana tugakomeza kuba hafi y'amasezerano, twabonye Imana. Kamvuga akantu kamwe gusa. Kera abantu bajyaga babivuga, ariko muri iki gihe abantu basigaye babivuga gakeya, kuko twamenye ko abantu bose baba bataje gushaka Imana. Hari n'ababaje kugenzura ibyavuzwe, ariko wari ukwiye kujya mu nzu y'Imana uje gusenga Imana. Ndabyibutse igihe kimwe twari mu bibazo bikomeye cyane, ariko Imana iratubwira ngo nimusenge nzihesha icyubahiro. Haleluya. Ijambo Imana ivuze ntago rihera, ijambo Imana ivuze irarikurikirana, ijambo Imana ivuze irarikurikirana. Uwo munsi ntago nzawibagirwa, twari turimo turasenga Imana. Mpora mbivuga, nzakomeza no kubivuga kugira ngo mujye mumenya ko iyi Imana twayizeye igiza igakora imirimo n'ibitangaza, kugira ngo mbabwire yuko iyo tugize kwizera gutuma Imana hari ibintu iza igakora ikihesha icyubahiro.
twari twasenze. Icyo gihe nari maze imisi mbabaye, twari twasohotse muri korari. Uko mutubona, haleluya, uko mutubona hari inkike z'amabuye Imana yarituye. Uko mutubona ntabwo ariko twari tumeze kera, ahubwo hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Hari Yeriko Imana yarituye, hari Yeriko Imana yarituye. Iyo bakunyereka nyuma y'imyaka 25 wari kugira ngo ndi umusaza kandi ntari umusaza. Hari ibintu Imana yakoze mu buzima, mujye mubyibuka, mumenye ko ari Imana yabikoze. Iyo bakunyereka nyuma y'imyaka 27 ishize wambaye igipantaro kitagukwiriye, uri umukobwa mukuru wambaye igipira, ariko Imana hari ibintu yakoze mu ruhande rwacu. Imana hari ibintu yakoze mu ruhande rwacu, tuyiharaze icyubahiro. Imana yagize neza. Hari amateka, hari amateka, hari amateka. Hari Yeriko Imana yasunitse, yarikoze agasuzuguro, yarikoze gukorwa n'isani. Imana kubw'imbabazi zayo, kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo, Imana yaraje ihirika Yeriko. Umuntu wongeye kwibuka ko hari Yeriko Imana yahiritse mu ruhande rwe, nakomera Imana amashyi. Imana hari Yeriko yahiritse, yarazihiritse, yarazihiritse. Nimukajye mutubona twambaye amakote, twambaye amakaruvati, twambaye inkweto zihenze. Ni Imana yakoze imirimo, ni Imana yahiritse Yeriko, ni Imana yarwanye, ni Imana yanesheje. Nimukabona dufite ijambo, hari aho twageraga bakatwicaza ku musambi, batatwicaza imbere, ariko kubwo gusenga Imana, Imana ikavuga ijambo. Imana yagiye iza mu bihe bitandukanye. Ihirika Yeriko, ihirika Yeriko. Hari izo yasenye, yarazisenye, yarazisenye, kandi na n'ubu Imana iracyazisenya, Imana iracyakora. Ikibabaje, hari abizisenyera ukagira ngo niwe wazisenye cyangwa ni mwene wawe wazisenye, ariko nongeye kukwibutsa ko Yeriko zawe zasenyutse na ruhare wabigizemo, n'Imana yabikoze. Ntimukatubone tugenda mu mamodoka mugire ngo twari tuyafite. Ni ibintu Imana yavuze kera, irangije kubivuga kera, irabikurikirana, irangije ibishyira mu bikorwa. Reka mbabwire, Imana yahiritse Yeriko. Igihe kimwe ngiye hariya ujya mu Bugesera hafi yo kuri Nyabarongo, nandi kumwe n'umuhungu umwe n'umukobwa umwe, nanjye ngo twagiye mu butumwa, twagiye mu ivuga butumwa, ariko dushonje, tumeze nabi, tureba nabi, inzara yaratwishe. Tujye ku muhanda tujya gutega lifuti, kandi nta muntu twavuganye ko aza kudutwara. Reka mbabwire, umuntu nakwimara lifuti uzaza uceceka, ntukavuga amagambo menshi. Imana yamuhaye niyo Mana yawe, nawe yaguha. Turagenda, hari ibintu Imana yakoze bikomeye, bikomeye. Dutega lifuti, imodoka iragenda isubira inyuma. Imajije gusubira inyuma, baravuga bati murajya hehe? Tugiye Nyanza ya Kicukiro. Baravuga bati nimujyemo, hari gare. Bahita bamanura amakari, harimo abagabo babiri. Umwe ahita azamo inyuma afata inkoni, ati mwebwe mugenda mutesha abantu umutwe. Ahera ku muntu wari undi iruhande, bamukubise urushyi, ati niko wagisamba ugiye hehe? Umukobwa twari turi kumwe ati mutubabare mw'ababyeyi mwe, ati no munsi turabereka. Twakubitiwe inkoni nyinshi muri iyo modoka, kandi tuvuye gusenga Imana. Barongera baradukubita, wavuga bakagukubita inkonji, yarafitemo agafuni aho, aravuga ati mukarebe. Turagenda tugeze Kicukiro, tubona hubu, tubona turaharenze Sonatibe, turagenda tugera za Rwamagana. Aravuga tuno munsi muri bupfe. Tuti Imana dukorera, Mana yaduhamagaye, turakwinginze. Baratujyanye baturekurira mu murima. Dushimira Imana ko yakoze ibitangaza. Urumva, hereza Imana icyubahiro. Niba uyu munsi hari ibintu Imana yakoze, tugomba kubishimira Imana. Icyakubwira iyo modoka yari duhaye lifuti, iyo modoka yari imodoka mbi, ntabwo imeze nk'imodoka Imana yaduhaye. Ariko Imana nanone yabwiye Abisiraheli ngo nimumara kurya mugahaga ntibizagende gute? Abantu benshi bamaje kwibagirwa. Badukuyemo
twavuyemo buri wese wacagaha twahuriye i Kigali, sinzi ukuntu twahuriye, ariko nyine waragendaga ukumva bakikuri inyuma kuko twari tubonye dukize urupfu. Hari ariko Imana yahiritse, yarazihiritse. Nubwo abantu bagera hano mu rusengero bakigira abantu bakomeye, bakigira abantu bakaze, oya, Imana niyo ikaze. Imana niyo yagushize muri urwo rwego, Imana niyo yaguhaye ako gaciro. Nongeye kubatangariza ko Imana yahiritse Yeriko, inkike z'Iyeriko na n'ubu ngubu hari izirimo irahirika mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbabwira ikintu kimwe, iyo tubabwiye ngo Imana yahiritse Yeriko, nimukatubaza ibintu byinshi cyangwa ngo mudukurikirane, mujye mumenya ko ari Imana yabikoze. Imana yarabikoze, ntabwo ari kera, ni mu myaka ya hafi aha ngaha Imana yakoze amateka. Ukajya gusenga watiye urukweto, ukajya gusenga watiye ipantaro, ukajya gusenga watiye ikote, ukajya gusenga wabuze ukuntu bigenza. Kandi Imana ntabwo ijya igira isoni, ikavuga ngo nzakugirira neza, ikavuga ngo nzagushyira hejuru, ikavuga ngo nzahindura amateka yawe. Uzi ko hari igihe ugeramo ugata agaciro bitewe na Yeriko zikuri imbere, wakwaka n'ijambo ngo namanure, aravuga iki? Nta jambo ufite. Ariko Imana ikaza igahindura ayo mateka. Imana ikavuga ngo izatwubakira, tukabona nta hantu byava. Ukavuga ngo nanjye si ubu naba umugabo nkubaka urugo, nanjye si ubu naba umugore nkubaka urugo. Ariko Imana igize igahiruka Yeriko ikakubakira urugo rwiza rw'umugisha. Imana ikaguha umugisha. Bene data, kwizera n'intwaro twakoresha tukanesha. Imana iragusaba kuyigirira icyizere, tukayizera. Igize ihirika n'ubirimo irazihirika. Igihe kimwe mbwira mukecuru wanjye, ndamubwira ngo ngiye gukora akazi. Kari akazi kahise, abantu baraje baratwesikoroka ngo bafite uruganda rukora imigati mu mujyi. Barangije kubitubwira, twari abantu nka 6, twese turiyegeranya, dufata udufaranga twari dufite turatubaha. Tumajije kugenda tugeze mu mujyi, ubwo ngiye bari bavuze, ariko uhereye kera Imana yajyaga indeba ikabona nzaba umuntu ukomeye. Ubwo ningiye bari bavuze ngo ni wowe uzabayobora, ngo wowe uzaza ubayobora, ngo dushakire n'abandi. Uhereye kera Imana yamvuzeho ibintu bikomeye. Haleluya. Imana yavuze ibintu bikomeye kandi no biracyabivuga. Ati wowe ni wowe uzabayobora. Tugeze mu mujyi, twari twatanze menshi, siko nanatanze 6. Owe urabona 6 yari amafaranga menshi, 6 yari menshi. None si ko ikesi ya fanta yaguraga 2, none si ko ikiro kibera gishobora kuba cyaraguraga nka 5. Urumva 6 atari menshi? Menshi cyane ayo mafaranga. Abantu bose nari nabagujije, wamaye 500, wamaye yose ndayegeranya n'abandi, twese twegeranyije. Abantu bazi isoko rya Nyarugenge rya kera, twahagaze ku muhanda ubanza, ngo agiye kureba umubosi, ngo bazane imodoka badushyiremo ngo batujyane mu ruganda. Kandi bari batubonyemo inzara, baravuga bati uruganda mugiye gukoramo n'urw'imigati, kandi haba n'icyayi cy'amata, muzaza murya imigati munywe n'icyayi cy'amata mukorere n'amafaranga. Tukavuga tuti Imana iradutabaye, nise muzaza muduha umwanya wo kujya kurepeta ko dukunda umurimo w'Imana. Ngo ibyo murabivugana na bosi. Tuti rero niba twabona umwanya wo kurepeta n'umwanya wo gusenga ntacyo bitwaye. Abarokora Imana ijye ibaha umugisha, bajya batekereza n'umurimo w'Imana. Twatekerezaga kurepeta, tugatekereza n'amateraniro. Umuntu yinjiriye mu muryango, 6,000 twabimuhaye, yatanze 2 na 2,500. Yarinjiye, turategereza, turimo turavuga tuti ndimo ndabagira inama nti rero muzitware neza ku kazi, kandi muzaze mumenya kubaha abayobozi. Nibavuga muzaze muceceka, niba babwira mwirukanke, niba tubwire gukora akazi dukore nako batatubwiye gukora. Umuntu twaramutegereje, byari nko mu masaha 9, saa 10 ziragera, saa 11 ziragera. Tuti se bimeze gute? Tujya mu isoko dushaka wa muntu, turamubura, duhagarara hose, dutaha n'amaguru dufite agahinda. Ariko Imana yari yaravuze ko izatugirira neza. Imana yari yaravuze ko hari Yeriko izagira gute? Izaritura. Reka ndekeraho dusenga Imana. Gukora kw'Imana ntabwo ari ukwa kera, n'ubu hari Yeriko ikiritura. Ariko mbere yo kugira ngo iritura Yeriko, hari ibyigusaba. Uzi ko umuntu yabagaho atazi ko bajya baniborosa?
umuntu atabizi. Uzi ko umuntu ashobora kumara nk'umwaka atiborosa. Ariko gukizwa ni byiza, no guhindurirwa amateka ni byiza. Ubu tujya tubibwira abaririmbyi, ariko natwe tuba tubizi. Hari igihe umuntu yambaraga umwenda nawe ufure, wawujyana ukawushyira ahantu, ejo ukawugarura, ukabona umuntu afite ipantaro imwe gusa, ukwezi kugashira. Inkweto ugatira. Uzi ko umuntu adatinya no gutira inkweto, wambara nk'icyenda bakaguha 12 ugakubitamo. Noneho niyo mpamvu abantu babonana akavuga ati kera ko wagendaga imitego ukaba ugenda neza bimeze gute. Ni ukubera ko dusigaye twambara ibidukwira. Kera baga wambaye igikweto kikuru, tugenda ugikurura gutya, wambaye amapantaro ameze gutya, warangiza abantu bakabona udasobanutse. Ariko Imana itugarutseho, yeriko imajije kuziritura, iradusobanura, turasobanuka. Muyimpera icyubahiro, muyikomera amashyi menshi. Imana yakoze iby'imbaraga. Imana yarituye ariko na n'ubu ngo bikomeje kuziritura. Haleluya. Nawe Imana yohereze marayika aze kuritura Yeriko zawe. Twubike imitwe dusenga Imana. Muri iri teraniro